nk'ubu nko muri Afghanistan bagiye kwemeza itegeko ryemeza ko umugabo agomba gukubita umugore. Niba bavuga ko bemerewe umugabo uzaburushwa imbaraga n'umugore ntabwo umugore yamukubita nakuvuna kubera ko ari amategeko azaba rero no mu muco wa Kinyarwanda baravuga ko abagabo bakubita abagore ubwo nzaba mfunze bidasanzwe uzajya uhora ufunze ntacyo ubwo nyine abantu mutegereze nzajya mpora kuri gereza kuko ngewe namwica atonda wanjye. A few moments later. Acha mukazi cyangwa nagwaji biroba mu maganga ndinyoko biroba bahamagara ndinyoko yakuri moto rimwe kabiri gatatu ese yarari mararwana na Scovia agarutse kuri uyu mudamu wakubise inkuba y'urushyi umugabo we. Cyakoze umuntu udakunda Scovia nukuri ko Imana ifite ikibazo. Iyo uzi ko wicara ukareba Scovia ukabona ntumukunzi ufite ikibazo pe. Cyamana yanjye Scovia naransekeje ati kuko ngewe nakwica. Ariko aranavuga ukuri. Ibintu ubundi itegeko ryakabaye rirengera abantu muri rusange ngo badahohoterana. None bo abo ngo muri Afghanistan barimo ngo baratora itegeko ngo ryuko umugabo agomba ngo kujya kubita umugore. Ahubwo se murabona mutagiye kubicisha. Scovia ati ntabwo byavamo tijye nabwitana. Scovia rero yagarutse kuri uyu mugore agaruka kuri uyu mugore wakubise umugabo we. Yavuze yuko bidakwiriye ko umugabo icyo yaba yakoze cyose adakwiye kumukorera ibisa bitya. Urumva ntabwo ashigikiye ihohoterwa ryari ryo ryose uwo ryakorerwa ari we wese yaba umugore yaba umugabo. Ariko kandi anagaruka ko yongera kwibutsa abantu yuko ubwuzuzanye hari abantu bajya ngo bitiranya uburinganire n'ubwuzuzanye mu bintu. Aho yatanze urugero avuga ko abantu bashobora kuringanira imbere y'amategeko nk'ubu wowe nkurikiye nanjye ndi gukora iki kiganiro imbere y'itegeko turaringanira kubera yuko yanatanze urugero avuga ati ntabwo bagiye gutanga imyanya y'akazi bakabona hari mikeya bavuga ngo igitsina gore n'igisohoke ngo abagabo nibo duha akazi gusa. Kuko twese yaba ari igitsina gore yaba ari n'igitsina gabo twese dufite uburenganzira bungana mbere y'itegeko turaringaniye. Avuga kandi yuko yanabisobanuye neza cyane ku buryo abantu bamugane babyitiranya. Yongera avuga yuko ubwuzuzanye bwo bubera mu rugo. Abantu baba bagomba kuzuzanya complementarity. Abantu bagomba kuzuzanya nyine umwe akuzuza undi kandi koko niko kuri hari inshingano umugabo atakwikorera byasaba ko umugore azimufashamo. Hari n'inshingano umugore atakwikorera byasaba yuko umugore azimufashamo. Aho niho hazira ubwuzuzanye. Bari kuvuga kuri ino ngingo rero nibwo bagarutse umunyamakuru mugenzi we yamubajije yagarutse ku itegeko ngo riri gutorwa muri Afghanistan aho ivuga yuko ngo umugabo ngo akwiye kujya anyuzamo akanyafu umugore. Scovia atariko rero nimba ari itegeko batoye ibyo ntabwo bikiri mu buryo bw'amategeko gusa kuko itegeko ndizamurinda kuko wamugana ibyo yavuze n'ukuri. None si itegeko rizaba rihagaze no mu rugo rwawe umugore wamugani aba yakurusha imbaraga ukazana ibintu byo kwiha ibintu byo kumukubita ngo itegeko rirabikwemerera akakunigana ifuro wavuga iki? Scovia kana yakavuze ndaseka nikubita hasi kandi ari mukuri koko. Itegeko hari ibyo rikwemerera yego ariko hari ibyo ritakurinda. Abantu mujye mwitiranya ibintu. Ni nacyo kintu cyabaye hano kuri uyu mudamu. Uyu mudamu itegeko rimurinda ko umugabo we amuhohotera ari rimwemerera ko umugabo we amuhohotera ariko ntiryamurinda inkuba y'urushyi cyangwa se igipfunsi umugabo we yamwishyura akamuvundereza aramutse amurusha imbaraga. Nibyo yavugaga ahangaha ati none se nibatora iryo tegeko umugore akaba arusha imbaraga umugabo ati ibyo bizaba bigenze gute bizakora gute? Ati nta kuvundereza da kandi koko niko itegeko hari ibyo rikwemerera yego ariko hari ibyo ritakurinda. Ushobora kubangura urushyi ugiye gukubita umugore w'umusore nk'uyu
umuntu ku itegeko barishyizeho yarangiza akakuzingazinga agashyira munsi y'igitanda bakazaza kugutoramo yasohotse n'igihugu yanagiye. hari ibihugu ngo buri gahugu n'umuco wako, ariko ngiye ku bwanjye numvira itegeko ritakabaye ribaho, kuko itegeko ryakabaye riproteja umuntu uwo ari we wese, ariko ntiryakabaye rihohotera, ritorwa ngo rihohotere, kuko umuntu uko wamukubita kose n'ubwo utamukomereza n'uko utagira gute uba umuhohoteye kandi uba umutesheje n'agaciro. None se ubundi muri biriya bihugu nimujya mubona abagabo ukajya kubona ukabona avukuyeho ubuvundero bw'igicancwe awuciriye umugore mu ruhame, nyine bafata abagore nk'aho ari ibintu. Nimvuga ibintu ntabwo bafata nk'ibiremwa muntu, babafata nk'ibikoresho byabo. Ni nayo mpamvu bumva barimo barwana batoreye amategeko abantu bo muri iki gihugu, cyane cyane by'umwihariko banze igitsina gabo bikunda, kuko kandi ibi bintu bitinde bitebuke nibaramuka iri tegeko barishyizeho, urumva violence cyangwa se violence ku gitsina gore muri kiriya gihugu iziyongera. Noneho abagore nabo bakora inama birwaneho, bagiye bafata abo bagabo nabo abo barushije imbaraga babagirire nabi, ni ukuvuga ngo mu buryo bwa mécanisme de défense, kuko ntabwo ihohoterwa basanzwe bakorerwa irahagije. Noneho ibaze nibiza noneho byuko nibazana yuko itegeko noneho ryemerera abo bagabo yuko babahohotera, wumva icyo bazabakorera. Bazabakorera violence pro max, bazabakorera violence pro max. Rero ikiriho nk'uko Scovia bivuze, iri jambo yarivuze ati ndiyewe nakwica. Kandi koko niko buri kiremwa muntu ntabwo gikunda gusuzugurwa, buri kiremwa muntu yaba umugore yaba umugabo ntabwo akunda gusuzugurwa. Rero urebye muri biriya bihugu uburyo bafatamo abagore, babafata nk'ibintu, babafata nk'ibikoresho byabo, nta nubwo babafata nk'abantu. Nyine ugasanga babafashe nabi pe, barabasuzugura, babatesha agaciro, none wumve ngo bigiye no kujya mu itegeko. Tugarutse rero kuri uyu mugore ibyo yakoreye uriya mugabo, nabyo babigarutse bagira bati uriya mugabo uburyo yidefandagamo cyangwa se uburyo yari yatuje, ati yari ameze nk'umunyabyaha, ati kuko umunyabyaha rimwe na rimwe aryaca bugufi. Njye rero mu mboni yanjye uriya mugabo ntabwo nabonye yuko ari uburyo bwo guca bugufi gusa, na kari akantu yivugishaga ngo rimwe kabiri gatatu ngo jya kuri moto, bwari uburyo nyine bwo kwirwana akihagararaho nk'umuntu w'umugabo, ariko ku kigaragara uyu mugore asanzwe amukubita. Uyu mugore biragaragara kuko n'uburyo yamukase urushyi mu maso akamwongezamo n'urundi agahita azamuriramo n'imigeri, biragaragara yuko asanzwe ahana uyu mugabo muri ubu buryo. Ngewe sinzi ko ndi bubyite guhana, ngenda byita ihohotera, ahubwo uyu mugabo yarumiwe, kuko nimba umugore abasha kuba yazamura urushyi akagukoza isoni mu bagabo mu ruhame nka kuriya, biragaragara yuko n'ubundi asanzwe amukubita. Ibaze nimba ashobora kumukata inshyi hariya ari mu ruhame, anazamuriramo n'imigeri, anamutunga intoki mu maso, mwibaze noneho iyo batari aho abantu babareba ibyo amukorera. Azana n'imyuko n'ibimamiro n'amafurujeti n'amafoke na za rushe zose akahondagura. Ku kigaragara uyu mugabo afite intege nke, ni umunyantege nke imbere y'umugore we. Ejo ku kiganiro nakoze nari ndiho mvuga ko uyu mugabo ashobora kuba yatinye yuko bamwikorera bakamujyana, ariko si byo ndeba, si cyo ntekereza, kuko bivugwa yuko ngo uyu mugabo yari yasomye ku icupa. Buri umuntu wasinze hari igihe rimwe na rimwe atabasha gukontorora amarangamutima ye, iyo asanzwe ari umunyamahane cyangwa se asanzwe ari umunyarugomo, ntabwo ibyo wabimubwira, aragukubita itegeko rikamukurikirana ariko yabishoje. Rero uyu mugabo uburyo wabonaga atujemo, abwira umugore we ngo ihangane mujye kuri moto tugende, umugore akamukata urushyi agasubira inyuma, urabona yuko ni ibintu amenyereye. Inkoni z'uyu mugore zirenda kumupa. Urabona ko ari ubuzima asanzwe amenyereye ko uyu mugore agomba kumukubita. Ndongera ngaruke kuri bariya abanyerondo b'imwuga ngo bijoro. Numvishe inkuru ko ngo umuntu wafashe iyi video turi kubona iri gusirikira, ngo bamubwiye ngo ni wibeshye ngo ukarekura ino video
ngo urahura n'akaga. Bisobanura yuko aba banyerondo nabo bashobora kuba bazi neza yuko ibyo bakoze ari amakosa, kuba batabashije gutabara abantu barimo barwana, bagahagarara bakarebera umuntu w'umugabo mugenzi wabo akubitwa kandi bashinzwe umutekano. Ibi rero byanyeretse mu mboni yanjye yuko aba bagabo bashobora kuba bazananye n'uyu mugore, ari nayo mpamvu bamuhagarikiye agakubita umugabo we bareba, nta no gutabara, nta no gukiza, nta no gutesha, noneho bakanakumira n'ufashe video tunishyira hanze turakwemeza. Ibyo bwari uburyo bwo guproteje uriya mugore ngo hatazagira inzego zimukurikirana kuko yakubise cyangwa se ahohoteye umugabo we. Bwari n'uburyo bwo kwiporoteja nabo ubwabo, hatazagira ubakurikirana ngo babaze impamvu batatabaye cyangwa se batakijije aba bantu. Ariko n'ubundi bisamye basandaye video iri hanze ndetse n'abantu benshi bari kubagaya. Ni impamvu nyabaki batatabaye batakijije iyi couple cyangwa se aba bantu bari barimo barwana. Uyu mugore n'umugabo barwanaga cyangwa se biriya simbyita kurwana, ubwo uyu mugabo wakubitwaga kuko umugabo yateze baramukubita inshyi, urwa mbere urwa kabiri urwa gatatu n'umugeri bijyanye nawe ati 1 2 3 ati kuri moto. Turiya n'utuntu yari arimo yivugisha ko yabonaga abantu bamuzengurutse, abona arasebye nk'umuntu w'umugabo, aravuga ati noneho ni ibintu byo kujya kuzamura ukuboko, none haranigana ifuro nsebe kurusha. Ku kigaragara uyu mugabo asanzwe akubita. Ndero rwose jewe ntitaye ngo ni igitsina gore ngo yirwanagaho n'ibiki, ribu nidufashe uyu mugore muganirize cyangwa se muhane. Ibintu yakorewe uriya mugabo si byo, nta makosa, yamuhohoteye kandi yamukoreye ihohoterwa rishingiye ku mubiri, amukorera ihohoterwa rishingiye ku marangamutima. None se utekereza ko uriya mugabo kuba yasebeye mu ruhame bingana kuriya n'ishusho ye n'isura ye kabiri irazenguruka ahantu hose, umugore amukubitira mu ruhame, utekereza ko abamuzi, abaturanyi, abavandimwe bene wabo n'abandi nk'abo abo biga ibintu nk'ibyo abo bakorana, utekereza ko atari igisebo kuri we? Si ihohoterwa rishingiye mu marangamutima kandi rizamubaho ubuzima bwe bwose. Iyi video iri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga ntizasibika, bari kuyizengurutsa, nta hantu itari kuzenguruka mu masitati y'abantu hose iriho. Uvuga ngo kandi pe aragaragara mu maso, nubwo wahura nawe bavuga uti uyu ni wa mugabo wakubiswe n'umugore. Bisobanura ngo rero yahohotewe, uyu mugore akwiye kwinjira, ribi byinjiremo imukurikirana. Kuko sinumva ikintu umuntu yakora ku buryo wazamura ukuboko ukamukubita nk'ukubita umwana, nubwo umwana nawe atemerewe gukubitwa, musebya mu bantu, mu bagabo bagenzi be. Koko nimba we mugore wumva yuko itegeko riguhagarariye rinakurinze ngo ntihagire umugabo ugukoza urushyi, kuki we wumva ko wakoze umugabo? Kuki wumva ko wamukoze isoni? Ubu ngubu umugore usigaye unamubwira nabi, no kumureba gutya wanamureba gutya ikijisho agahita ajya kuri ribu ngo bankoreye ihohoterwa, ngo banshyira ku nkeke, ngo bankoze. Kandi nibyo koko umushyize ku nkeke, nta muntu wemerewe kubwirwa nabi cyangwa kugira gute guhora atotezwa, ntibikwiriye. Ariko se kuki ibyo wumva utakorerwa wowe ubikorera abandi? Uyu mugore yahohoteye umugabo, kukigaragara sinzi n'impamvu ahubwo ribu itaramuta muri yombi. Ariko yenda ushobora gusanga bamvugiye iki, bamworeka iki kiganiro bamajije kumushyikira barimo banamuganiriza. None ikintu gisekeje, abantu bari hafi aho ngaho barabona umuntu ari kwisheta ku mugabo wanyweye inzoga, ahubwo uyu mugore wamugani nawe sinzi ukuntu atekereza. Uhetse umwana w'ubwawe n'ubwo waba ufite ingufu nk'iz'intare, ariko tekereza kuri uwo mwana uhetse. Gusa uriya mugabo agize umujinya akaguhirika cyangwa se akaba yanafata n'ikibanda akawuranya agakubita umwana wawe mu mutwe akaba aramwishe, nubwo yaba ari we, ariko mwaba mumufatanyije kumwica kuko ushoye umwana mu mirwano. Ubundi ni gute umuntu aba angaje mu murwano nk'uriya kujya gukubita umuntu w'umugabo nubwo waba umurusha imbaraga, uzi neza yuko uhetse umwana? Ese buriya kuri yatera gutuge aramutse atsiki akaryama hejuru ya mwana akamugwa hejuru, umwana ntiyapfa?
mwabagore mwe mwagiye ndabyumva buri wese agira umujinya pe, ariko umujinya ugukoresha ibintu bisa nka biriya, oya hari uriya mugore n'Imana yahatabaye ari kwihekura, uriya mwana ari no ngwiki uraza uhetse umwana mu mugongo uri kujya kurwana uterana imigeri n'ingumi n'inshi byose amakofe kati uri gukubita n'umuntu nawe agira amarangamutima ashobora kuzamura uburakari atitaye ntanibuke rwose yuko uhetse umwana we, yarangiza akabara kwatatse akabara kwatatse cyangwa se akaguhirika ukaguhiyo ukagwira umwana, cyangwa se nawe ubwawe ukanyerera muri utwo tugero uri gutera ukagwira umwana ugasanga urihekuye. Nta soni. Hari abantu iyo bagiye guhitamo kurwana cyangwa se no kuzamura amarangamutima n'imijinya yabo bataba batazi n'igihe cyo kubikora n'igihe bagomba kubikora, nubwo nta gihe cya nyacyo cyo guhohotera mugenzi wawe nk'uko uyu nguyu yabikoze. Ntacyo. Uyu mugabo yahohotewe, RIB nidufashe mu butabera rwose pe. Ubu ngubu urambwira yuko yaza ko ari umugore bakoreye ibi ngibi, babandi bashinzwe uburenganzira bw'abagore baba bahagurutse bagacana igitutu kuri RIB, bakanacana igitutu ku nzego zose timutabare, ukagira ngo hari umuntu wapfuye kandi yenda namubwiye nabi gusa. None n'uyu mugabo natwe reka tuvuge tumusabire umugabo nahabwa ubutabera, icyaba cyabaye cyose ntabwo akwiriye, ntabwo rwose bikwiriye yuko bamukoze isoni mu bantu muri buriya buryo bamukubitisha umwana, bamukubitisha nk'umujura, bamutunga intoki mu maso n'iki. Oya ubutabera kuri uyu mugabo rwose, ubutabera kuri uyu mugabo ndetse n'undi wari we wese ukorerwa ibisa bitya mu ruhame. Rero uyu mudamu ngo yari reka musore inkuru bari bamaye ejo, ngo uyu mugabo ngo yabyutse ngo ajya mu kazi, ngo noneho ngo asiga telefone. Bibaho ko umuntu ashobora gusiga telefone mu rugo yayibagiwe se, cyangwa se yabona ko ahagiye ahizeye yenda ari n'akazi agiyemo agacapurisha agahita ataha, cyangwa se abona ko atari ibintu birenze rwose gusiga telefone si icyaha, kandi ubaye wanayisize ubishaka nabyo ntabwo byakabaye ari ibintu azira. Noneho ngo yageze mu kazi, ngo yageze aho yari yizeye ikiraka yari agiyemo asanga byahindutse ikiraka ntikikibaye. Noneho rero ngo abagabo bagenzi be ngo bahita bamubwira atari kurusha ati ndashaka guhera imesha atakira sha, nuko ngo bamukatana mu kabari. Agiye mu kabari rero adamira irya mbere amira irya kabiri, inkuru ziba ziraryoshye n'abagabo bagenzi be, akomerezaho burinda ubwo bumwiriraho bigera muri kiriya gicuku mwabonye. Umugore rero aho yari ari mu rugo biriwe bamuhamagara, bafatiyeho uyahamagara n'uyu nguyu yahamagara n'uriya yahamagara. Nicyo cyarakaje umugore aza guhiga umugabo aho yari ari mu kabari, ahamucakiriye rero amukata inshyi mwabonye left and right, arangije ashyiramo n'imigeri. Ngewe rero ku mbone yanjye nanone umugore ntabwo yarakajwe n'uko uyu mugabo ngo biro yabamuhamagara nk'uko bavuze ngo sindi nyoko, baramuhamagara ndi nyoko. Birasa nkaho muri aperi yakira ashobora ko yakiriyemo iz'abagore bagenzi be akanafuha. Ntabwo uriya mujinya ari uko umugabo watatashye kare cyangwa se akazi yabonye katanze ngo atahe gusa, ahubwo uriya mujinya ushobora gusanga harimo n'utukobwa cyangwa se n'abagore bandi bashobora kuba bahamagariyemo akabifuhiramo. Aravuga ati reka nze nguhane. Wa mugabo wawe n'uruva gusenya. Anyway, reka mbibutse ko dufite inzu turimo tugurisha iherereye Kanombe ku Gasaraba, inzu igeretse ifite ibyumba 5, toilette enye mu nzu, stock yo mu nzu, salo yisanzuye, sala manje yisanzuye, igikoni kisanzuye. Iyi nzu ifite inzu zo hanze, inzu z'abakozi, amastoke, ibikoni ndetse n'amatoilette yo hanze. Ifite parking y'imodoka 3, iri muri quartier nziza, irimo inzu zigeretse gusa. Hanyuma view ni nziza cyane yaho Kigali yose ubifite muri radari. Hanyuma iyi nzu iri no ku muhanda. Iyi nzu rero ufuza kuyigura, iri nshyashya, irimo n'ibikoresho bishyashya, ushobora kuyigura n'ibikoresho byifuza, ariko kandi ushobora no kuyigura nta bikoresho. Uyifuza rero wahamagara kuri 0788 35 9691
cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp nkagusharinga amafoto n'amavideo yandi y'inzu imiterere yayo, cyangwa ukaduhamagara tukakugezaho iri ukayisura. 0778359691. Mbibutsa ko dufite product zafasha abagabo gukemura ibibazo byo gutera akabariro, mu gihe abakoresha igihe gito mu gutera akabariro, ababura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, abacika intege mu gihe cyo gutera akabariro, ndetse n'abantu bikinishije. Tubafite product zabafasha gukemura ibyo bibazo byose. Hanyuma abadamu namwe mufite ibibazo byo kubura amavangingo, kugira ibibazo by'ama-infection, kugira ibibazo byo kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, ndetse mukaba munafite ibibazo ku bantu bagira ibibazo by'imihango itinda kuza, cyangwa se yaheze, cyangwa se ibarya, cyangwa se ikaza ikabababaza ikanaza ari ubona mu buryo budasanzwe, namwe tubafite product zabafasha. Wahamagara kuri 0788359691, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ubanje guteranya 250 788359691. Ndagushimiye cyane wakoze subscribe kuri Laila Uzishimana Bumugisha na utarayikora, kandi aho ngo kumukara dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Reka duhure muri video ikurikira nakagaruka. Bye.